uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami amashuri yabo niyo abandika, bandika izina ry'umwana, bakandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi ababa bandika ku ishuri ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero imwe ntiyari iriho nk'uko twabivuze. Ahamagara ya kabiri yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu Vanessa aravuga ati ndikanaka nkora kuri Nessa, twagira ngo bese ni wowe mubyeyi wa runaka. Umuntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, twagira ngo tugutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Umukozi wa Nessa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20 barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari Karongi, ati ni kure ntabwo tubasha kuza. Wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure. So mu kuvuga rero amazina ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho bamugezeho, iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute. N'izina ntawe ari kwirirwa rivuga, ariko izina rye bararivuga ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure, sinibuka neza ijambo yakoresheje. Ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari tumva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze. Hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi, ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora nuko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe ruko nkuko tuzabigenza. Ariko ahangaha ngira ngo niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba, nta na rimwe nta namwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turamushaka, se ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Okay, ngayo nguko. Kemnik. Hello, ndakumva. Umva nakwandikiye kuri WhatsApp mbona ntabwo uri online.
nayiguhaye Eh, Okay, asante sana Godfather. okay, Urakoze, okay. urabona ukuntu uje neza twari dusoje space kandi ari wowe waruzanye amakuru asoza neza space. Imana ishimwe Oya kabisa. nahoze nyumva ariko nahoze nyumva sinari ndimo se. Wari urimo ariko nyine bari bayisoje microphone uyifashe Gusa dutaje. oswa amakosa yaba yarabaye ndabyumva nyine aho ngaho ndumva twese tubaye speechless ariko amakosa yabaye nukuba ikintu batagomba nyine kurindira saga ikaba aho kugira ngo uhite ugitangaza ako kanya kuko nubundi bakomeje gutera chaos muri twebwe kuko ibyo bivuga ndumva nta muntu wari kongera no kugira indi tweet cyangwa indi commentaire ashyiraho Ko no kuri rwose. So tukira aho ngaho rero bwana Sakimoke hari undi ufite ikintu yakrema hari ikindi wongeraho njye ndacyafite icyo kuvuga nasabye ijambo kare sinarihabwa ariko hari ikintu ntemeranyijeho na Swakimu kuri kiriya cy'amanota ndagira ngo mbahe iyo task nanamwandikiye aze kuri message badushakire amanota ya Isimbi wiki kubera ko biriya yavuze bya index ntabwo byakora kubera ko index ni ku rwego rw'akarere. Ikindi ugiye muri alphabetical order uriya wagizwe uwa kabiri muri alphabet wabona ko yabanza sibyo wowe wamugabo kugiye kunsubiza inyuma gato waburi twarangiza iki ngiki uruvu udasiye kunsubiza inyuma cyo kuza oya ntabwo kirarangira uyu uretse gato manzo dore twinjiye windi context manzo urangizanye n'iyi ntuza turiho iyi ngiyi impamvu twamaze kumenya impamvu widutwara mu manota hirya widusubiza bubisi ngira ngo wumvisha ahangaha twagiye kujya icyo butumiri bwa shyamba niyo mpamvu nimbanje kwisegura nti nari nasabye ijambo kare widusubiza inyuma kandi twamaze kugera naho bihiye aho reka tuharenge niyo ni task mbahaye bagende babirebe hanyuma tugendeye kuri version nshyashya tugezeho urumva ko ijambo state minister avuze rirasobanutse gusa nanone ubwo nabo barafite ikibazo muri communication yabo kuko ntabwo wageza ku isaha yo guhemba ugishidikanya kuko nkeka ko badatangira umuhango abaza guhembwa bakiri mu nzira ahubwo bagomba kuba bafite isaha ya porogaramu nyine buri porogaramu n'ikiri bushyirwemo so ikindi iby'iyo nimero nabyo simbyemeye neza kubera iki impamvu ntabyemeye ni ukubera iki ubwugizo kuri Twitter impamvu Godfather uyumve ntabwo nimero ibizwi ari iy'umubyeyi w'umwana cyangwa uhagarariye umwana gusa nuvuga ngo wowe Godfather wiga ku kigo X ushyiraho umwirondoro wawe ugashyiraho nyine ababyeyi amatelefoni yabo hanyuma hakajyaho na details z'ikigo ikigo nacyo haba hariho information zose kugenda bikanagera no ku muntu uhagarariye uburezi mu karere so ntabwo ushaka kumbwira ngo wahamagaye nimero y'umubyeyi w'umwana ngo hitaba undi muntu information ugiye gutanga ku bijyanye no gutangaza abantu ko barushanwe cyangwa mu manota bihera ku karere ku kigo ku mubyeyi tugende gake aho ngaho rero niba wumvishe neza ndagira wumvishe ngo usubize ntabwo wumvishe kugira ngo wumve statement minister akoze ahangaha aravuze ngo bari bafite bahamagaye nimero ebyiri turi kujyana yes nimero ya mbere ntiyacyamo bahamagara nimero ya kabiri turi kumwe yes nimero ya kabiri icyamo nimero ya kabiri iciyemo urimo kunyumva umuntu aritaba bamubwira amazina y'umwana yumva amazina arayazi yikiriza nk'umubyeyi avuga kabiri uyu muntu iyi nimero yashyizweho ya kabiri uyu muntu ushobora no gusanga nta bumenyi afite ku bintu bijyanye n'amasomo cyangwa n'imyigire ari umubyeyi uri aho ariyo mpamvu atabihaye agaciro akapfa kwikiriza kugira ngo amuvire kuri telefone bagende ahangaha turibaza tuti niyo baramuhamagaye
kuva ku munota wa mbere biragaragara ko uyu muntu bamuhaye details. Byarinze kugera ku munota wa nyuma aricyo wenda twakabaye twibaza batarakonfaminga aho umwana ageze gute, nicyo kintu twakabaye twibaza. Ariko kuba umubyeyi baramuhamagaye na nimero yashyizweho bakayihamagara umuntu akitaba, ibi ngibi Nesa cyangwa aba bantu ba muri minisiteri urabashinja iri ubuhe burangare, kandi nimero bahamagaye ari yari muri systeme ariyo ababyeyi batanze. Uruzi abavuga ngo baramuhamagaye uretse gato, ndetse anabishimangiwe ntekereza muri statement bakora niba hamwe itangazamakuru, aravuze ati ndetse n'ibyo biganiro twagiranye n'uwo munyamakuru natwe twaje kubikurikirana nyuma, ibyo biganiro twagiranye n'uwo mubyeyi wiyise umubyeyi kandi atari we, akikiriza kandi akabiha uburangare, birahari turabifite. Usubize muri iyi video uyumve. Aravuga ko n'ibyo biganiro bagiranye baje kubikurikirana nabo nk'abayobozi kuko baba bamaze kuba bamaze gufata indi sura babikurikiranye, bivuze ngo conversation bagiranye n'uwo mubyeyi barayifite. Anytime you can drop the out bashaka kwishyira hanze. So twumvikane rero kuri iki kintu. Urabizi cyane wowe, urabizi cyane, ntabwo ari igitangaza umubyeyi ashobora kuba uri aho ngaho ataranakandagiye no mu ishuri akaba yarikirije gutyo gusa, sinzi tuze kubyumvikana, birashoboka cyane. Hanyuma rero icyo nsorezaho, ntabwo ndi gusobanukirwa ahantu nyuma y'i statement twumvisha ya minisitiri n'ubwo bitubwiye ariko biri, sindi kumva ikosa rya minisiteri aho riri. Abateguye ibi bintu sinzi ikosa ry'abaho riri, niyo bagaragaza ko bahamagaye uwitabye akikiriza nk'ubikiza akavuga ko umwana azaboneka bikagera ku munota wo gutangaza ntaboneke. Hanyuma tugaruke kuri iki kintu mbere y'uko ibintu tubihereza n'uburemere. Sinzi nubwo dukunda byacitse, ariko reka nkubaze ikintu kimwe. Niba umwana yaragaragajwe nk'uwa mbere, amazina y'agasomwa, nuvuga ngo iki tukubona presence yuko atahagaragaye, aya masaha akabasobanura impamvu atagaragaye, ko ari uko bahamagaye umuntu, tumaze kubyumva nkuko Kemerika bitubwiye. Aya masaha turacyafite amarangamutima ko uyu mwana yarangaranwe, hari umuntu ugifite amarangamutima ko habayeho kurangara. Yes, ikintu tuza gukora ni kimwe, turavuga ngo no. Hanyuma aravuze ati rega si ubwa mbere bibaye, icyo tugomba gushyira imbere tugahana agaciro nuko umwana wabaye uwa mbere atangazwa in public, ndetse n'ibyo agombwa bikamushyikirizwa on time. Siwe wa mbere, uwa Gatsibo byabayeho, kandi n'uyu munsi araperforminga neza kandi ntabwo presence yigeze iboneka. Tugaruke gatoya rero, ikiriho kimwe ni iki ngiki. Niyo twashimiye Sam Kabera nk'umuntu wacukumbuye akabari agashaka impamvu nyamukuru. Aya masaha tukaba tubona ko impamvu atari uko uriya mwana atabuze ku bushake bwe, ahubwo ku communication itaragenze neza. Niyo mpamvu aya masaha abagize uruhare muri iyo communication bari hano bari kwisobanura, abari bashinzwe communication kugira ngo umwana aboneke. So reka turangize muri ubu buryo rero. Nicyatumye iyi space iba, munyumve neza cyane. Ibyabaye byarabaye, umwana presence ntiyabonetse, ariko umwana n'umwanya we byarabonetse, biranatangazwa, umwana agaragazwa nk'uwa mbere. Ahubwo rero hazakurikira ubundi buryo. Justice kuri uriya mwana w'umukobwa wundi wabaye uwa mbere bakamugira uwa kabiri. Kubera iki bamugize uwa kabiri kandi yarabaye uwa mbere? Ubutabera kuri uyu mwana w'umukobwa bamwita nde? Uyu nguyu wafawe ninde? Isimbi. Ubutabera kuri Isimbi, ahubwo bwana Karenzi, bwana Sam Kabera, dukeneye ubuvugizi kuri uyu mwana nk'uko wabivuze. Niba ukurikira iby'intuza, dukeneye ubuvugizi kuri uyu mwana w'umukobwa. Ni ukubera ko bamufata bakamushyira ku mwanya wa mbere, Oswakimu tubwira ngo ni uwa kabiri, nako ngo ni uwa mbere, ariko bigakora mu Kinyarwanda cya Oswakimu, ariko mu Kinyarwanda cya MC bikagaragara ko umwana ari uwa kabiri. Yewe byo sindabyemera Godfather. We ibintu byabereye muri sare, nubwo wenda Oswakimu yakomeje kugenda bigorora. Oswakimu uriya MC ntabwo ari umuntu wari wavanywe hanze, ni deja wa communication muri iriya ministeri. Yego, ni ukuvuga ngo bimwe yakabaye yarabifiteho amakuru. Ni ukuvuga ngo deja wa communication nawe wenda sinzi hajemo guhuzagurika, harimo kugenda acangacanga abantu. Ni ukuvuga ngo
mu buryo yagiye abivugamo hagendaga hazamo guhuzagurika, sinzi ikintu cyari cyabaye noneho Oswakimu we yabivuze neza ejo ati iyi tweet yo kuri minisiteri yasubizaga kuri poste yanjye ukurikije uko imeze n'ibyo state minister yavuze harimo kunyuranya ni ukuvuga ngo ntuza poste ya minisiteri yo igaragaza yuko bamushatse bamubuze, none uyu munsi version iri kugaragara wagira ngo ni ikigo kimwe kirimo gukoreramo abantu babiri batandukanye. Murakoze. Bwana Kimenike. Oya njyewe icyo nagiye kukubwira iyo ntuza iyo debufite yo kuvuga ngo Oswald Darima arava yuko mbere iyo abantu banganya amanota bose ubwo no kuvuga ngo baba babaye abambere wenda nyine hashaka kubamo era kuri MC ariko ndumva ibyo ngicyo tutabitindaho cyane ariko kuba bose ari abambere n'abambere kuko nkuko mwahoze mubivuga niyo mpamvu nashaka no kubisubiramo bashaka kunyanganya uriya mwana ntago baba baramushyize ku rutonde kuko babikorera muri system so bivuze ngo rero ni amakosa yabayemo ariko nyine abamo ariko njyewe ubu ngubu bitewe n'iyi video tumaze kubona cyangwa nuko babisobanuye amakosa yabayemo kubera gutinda kubitangaza uko byagenze twege batwinforme batubwira uko byagenze ntabwo ibi ngibi byari byagakwiye kubaho ngo bigeranga abantu bavuga ngo ni icyo uvuga ku byo state minister avuze n'igisubizo nahawe kuri X cya ministeri. Oya ikira gisubizo cyo wahawe kiri mu buryo bwa indiscipline ntago ari igisubizo bimeze nkaho umupira wagusubizaga nyine mwaye mufitanye ikibazo kiri person none inzego ubwo mu kigo muri ministeri barakorana. Oya ubundi erega ase ubwo namwe mamuzi kandi n'abaswalidi bose babizi aba bapira benshi uzareba abapira benshi basubiza nkaho nyine institution yawe babigira person asubiza nyine yabigize personal n'igihe buri yabasanzwe kubera azubutumwa bwawe wiri gucishaho ugasanga rimwe na rimwe abanakurwaye no akagusubiza akoresheje konti ya institution ariko akagira ngo abikoresheje nuza catfish yarambonye rero so rero yagaragaje imboga mu menyo urumva rero icyo ngicyo we agusubiza nkaho wagira ngo arimo arakoresha account ariko akibagirwa ko ari institution ari gukorera ayo niyo ma era menshi akunda kubamo muri aba bapira bakorera ibi bigo bya leta cyangwa n'ibindi bigo by'abigenga so naho ibyo yagusubije byo nyine birase ntibisanzwe nta gitunguranya birasanzwe. So tukiri aho ngaho rero tunagana ku musozo ndatekereza ko bihawe umucyo for me ndumva ahubwo gofada reka mbaze ikibazo Sam Kabera buriya no kugira ngo umenye ukuri ugomba guhora iteka ryose udautinga icyo bita doute méthodique ngira ngo uzi umugabo witwa René Descartes mu philosophe il faut douter de tout même de mon existence je doute si j'existe ese ntagiye ushobora gutekereza ngo wenda bicaye baravuga bati reka tugorofanye ducya tugire statement duhuriraho turi butange ikaba wenda ari ibikorano ubwo drone already zamaze kugera Inyamasheke ntibigutungure nabwo haje izindi verisiyo ariko iyo usesenguye neza Sam Kabera ubona nta mpamvu n'imwe yatuma babitekinika batya kuko ari abashaka gutekinika bari mu mwima ari amanota barayamuhaye. Oya nge sa nakunganira yego Oswaki yego soze ko ntarya imboga yego nk'impuguke itarabyigiye ndebye video na statement ikozwe n'uyu mumama ukoze statement ni wende ni state minister Irere Claudette nk'umuntu w'impuguke nka Godfather nsomye body language ye n'ibintu ari kuvuga nuko asobanuye iby'iki kibazo kubera iyo mpamvu nk'umuntu udafite ikarita y'itangazamakuru ndifashe nta kintu mbivuzeho. Umva, shaza kuvuga ko biri forgery.
Ushatse kuvuga ko bampamagariyemo biri forgery? nacitswe. no Ushatse kuvuga ko biri forgery? ntabwo biri Oya ntega amatwi nta forgery nk'umuntu irimo. mfashe umwanya wanjye ndayitegereza numva ukuntu ari kuvuga mureba mu maso asobanura ibi bintu my dear uburyo bisobanuye ndabyakira uko kandi bigira ubwihame niko bimeze ariko Wanze ko nsoza ijambo ryanjye ariko. Godfather, we niba ari mu kiliziya turavuga ngemeye ntyo. byakiye gutyo kandi niko kuri ko byagenze so ese oswa Karame. ari ikibazo nashaka kubaza nk'umuntu nk'aho bamwitangazamakuru ukunda ukunda n'ibi bintu mama bibamo cyane mama muzi na ethics zabyo. Ubundi mu by'ukuri k'abantu bazi yuko nyine muri senda bagutera urabizi ko hakunda kubaho ubutekamutwe cyane kandi ni ibintu bizwi bamaze igihe baburira n'abantu yaba ari na Libira bivuga. Ni ukubera iki Minedike cyangwa Nesa bakoresha approach yo guhamagara umubyeyi kandi bazi ko ababyeyi bamwe b'abana n'ubundi ntabwo baba barenze Demunike ntabwo ari uko bikorwa. Yego Nk'umuntu uzi uko bikorwa ibyo sibyo. bigenda bite? Ntabwo bahera ku mubyeyi mbere y'urwego. Akarere kamenya amakuru mbere. Oya ubwo nanone ubwo mugiye guhindura ibintu byose. Erega ntabwo Karabaye none. bashatse ko nsoza ngo mbibabwire ariko niyo mpamvu ngize ikibazo kuri iyo statement. Ubwo rero nyiri ubwo urumva ibintu bya bisubiye rudubi. Kuko ubundi niyo batahamagara akarere bahamagara directeur w'ikigo. Cyangwa Na directrice. directeur bose bari kujya kubashaka iki kandi bahamagaye nimero y'umubyeyi mu byakita Ni bakavuga gute uhamagara Ntabwo umubyeyi kandi ibyo uzi ko bibaho, umubyeyi Godfather. ashaka kukwitaba akagira ngo uri umutekamutwe. ni ukuvuga umva ngo mbabwira na sibyo directeur amenya umwana watsinze neza mbere y'umubyeyi we. niko byubatse Cyane rwose ugenda ubireba. ukiri aho ngaho ndashaka Oya, kukubaza uretse uyu tumubaze. mwana uretse gato uyu mwana ariko se mugiye guhindura uburyo babikora kandi ni mwebwe Oya, nadusobanurira ukuntu yabimenye niba akora muri Minedike nakubaza uretse bitubwire. gato uyu mwana w'i Kigali bahamagaye akarere hanyuma urabahamagara umubyeyi ariko bite byanyu none se ko mushaka guhindura ibintu mukavuga ko uwa Nyamagabe ari we bagomba kumenyesha inzego kandi uyu nguyu w'i Kigali baramuhamagaye nimero hanyuma se bashyiraho nimero z'iki niba bashyiraho nimero z'ababyeyi none se muri systeme bashyiraho nimero z'ababyeyi igihe bashaka umwana Rwose nibyo. none ndakubaza bari guhamagara ikigo bashaka mwarimu yakoze inshingano ze ikigo cyakoze inshingano zacyo reka mbafashe uradufasha gute kandi ureka tugufashe Oya ariko Godfather nimwumve nuzaye nimwumve logique muceceke mutega kuko nanjye amatwi ubwanjye mwumve. reka mubwire nanjye ubwanjye nge ntabwo nahamagara umubyeyi kandi mbona directeur w'uwo mwana. tugende gatoya rero nani Oswakim directeur w'ikigo n'ikigo ayoboye akazi kabo siko bimeze ni ugukora inshingano zabo zo kwigisha umwana no kumuha ubumenyi no gukusanya amanota bagize bakabyohereza aho bigomba gutangwa siko bimeze bohereza amanota umwana yagize bagatanga raporo z'umwana bagatanga n'umwirondoro w'umwana n'uburyo uwo mwana aramutse ashatswe yagaragazwa nibyo byakozwe ni ukuvuga ngo ikigo kijya gutanga amanota umwana yagize na raporo ku kigo umwana yigiyeho barabitanze batanga umwirondoro w'umwana batanga na contacte ministeri iramutse imushatseho yamubonaho turi kujyana Godfather sujya wirirwa unsereza ngo nabaye mu nzego z'ibanze ndabihunga utabihunga ukuntu inzego zose zikorana ndakubaza aya masaha yuza kuba waremereye kuba giti iyo waremereye inshingano muri meya muri iyi minsi usibye kereka niba ari Nesa yonyine igira umwihariko inzego ukuntu zikorana niba umbwiye ngo barashaka guha telefone mudugudu babwira gitifu bakabwira nuza bakangeraho bakabwira ngo uze guhamagara mudugudu wawe aze tumuhe telefone ntabwo uhamagara umuntu direct wo ku rwego rwo hasi nk'umuntu wo ku rwego rw'igihugu agiye guhamagara uwo muntu ntabwo ibyo bintu bibaho kereka niba nyine ari umwihariko wa Minedike gusa ibindi murimo ntabwo nge nabyemera hari ikintu utari kubaza Minedike turi kumwe muri kuzana ikigo Minedike ko hahindutse uretse gato ya no ngenda bibabwira ntabwo uretse gato kamusobanurire Minedike reka turebe raporo itangwa n'ikigo ku mwirondoro w'umwana hatangwa iki iyo bagiye gutanga amanota bagiye gutanga raporo y'abanyeshuri ku kigo babyohereza muri ministeri hatangwa iki uretse gato hatangwa uretse gato Minedike batanga amanota umwana yagize
imyigire ye, bagatanga raporo yose, umwirondoro we, amazina y'ababyeyi, umwirondoro w'umwana. Muri uwo mwirondoro w'umwana harimo n'uburyo bwa communication nibwo bwatanzwe. telefone iriho Akamaro n'iyande akazi k'ikigo. Godfather, telefone iriho Tega n'iyande. amatwi uretse gato my brother, ni ukuvuga ngo telefone ni iyande, ni ukuvuga ngo iyo ikigo kigiye kohereza umwirondoro w'umwana muri minisiteri, turi kumwe, bohereza umwirondoro ye, buri kimwe cyose buri details ze. Muri uwo mwirondoro hari n'uburyo bwa communication, minisiteri mushaka gukomunika uwo mwana yamubona. Turi kumwe. Reka nkubaze ikintu kimwe, nawe mukangaruke ko bari muri diaspora n'abantu bari hanze, ntabwo tuje kura muri system, we ntabwo ngiye kujya kure. Ndakubaza uretse gato, iyo wiseka ni ukuvuga ngo ahangaha ahubwo minisiteri yakoze ibyo agomba gukora gute? Barakubwira ko ubundi habaho nimero yawe nk'umubyeyi, hakaba na nimero ya emergency cyangwa baramutse bakubuze. Ni ukuvuga ngo ku ishuri nimuza gusubira inyuma hatangwa nimero ebyiri, nimero y'umubyeyi na nimero y'umuntu bahamagara wa hafi. Ariyo mpamvu bakubwira ngo bahamagaye nimero y'umubyeyi, musubire muri ijambo rya minisita, bahamagaye nimero imwe ntiyacamo, bahamagara nimero ya kabiri. Uwayitabye apretendinga nk'umubyeyi, turi kumwe, avuga ko uwo mwana azaboneka. None reka mbabaze ikintu kimwe, niba aya masaha mumbwira ikintu minisiteri yari kujya gushaka ku kigo cyangwa ku nzego z'ibanze, kandi muri contact ziri muri systeme bahamagaye bakitabwa. Godfather, nanjye mbabarira umunota umwe nkubwira akantu. Ubundi Right. iyo urimo urahamagara abantu cyangwa iyo ushaka umuntu kugira ngo ubone umuntu wa nyawe, ukora double checking, ukareba niba uwo muntu uhamagaye koko ari we uwo muntu ari we. Ku buryo ushobora no kuhamagara ugahamagara directeur w'ikigo ukamubwira ngo make sure ko umwana wanyu watsinze ku rwego rw'igihugu umunsi uyu n'uyu azaboneka ahangaha. Twahamagaye umubyeyi we aratwitaba, ariko ntabwo tuzi niba ari we watwitabye neza, sibyo? Ariko uri gitangaza wa mugabo we. Ujya kumvikana, Double ariko checking uretse gato, double checking yarakozwe. Kangusobanurira gusubira muri video. Uretse gato, genda gake. uvuga ngo bahamagaye umuntu. Godfather, ongera ukine video iminota ibiri ya mbere. Urakoze cyane Usoki. Tega amatwi hano. Banyarwandakazi, ahangaha hari mbirikanye cyangwa impunguke zacu utaziragoye, niba mu Twitter nabaye nyivuyeho gato. Ahangaha umuntu yigiza nkana agahirira kukura ari kumva n'amatwi ye, agashaka kuguha ukuri kwe kandi agutega kukumva. Reka twongere twumve audio nako video. uko byagenze rwose, ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese, inzego zose. Gusa ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye, n'ibindi byose bimuranga. Wumve Mu kwandika nimero z'ababyeyi, ababa bandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe, kandi nta nubwo ari wowe wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. tega amatwi hano. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero imwe ntiyari iriho nkuko twabivuze. Bahamagara ya kabiri yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu Vanessa aravuga ati ndi kanaka, nkora kuri Nessa, twagira ngo bese ni wowe mubyeyi wa runaka. Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, twaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero, umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nessa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20, barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba, aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari i Karongi, ati ni kure,
ntabwo tubasha kuza wenda amagambo ndi gukoresha siyo ariko ni ibingibi batubwiye hanyuma bamenyesha barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure so mu kuvuga rero amazina ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho bamugezeho iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute n'izina ntawe ari kwirirwa rivuga ariko izina rye bararivuga ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure sinibuka neza ijambo yakoresheje ariko arakomeza ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke hari tumva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe umwana w'Isave ndumva hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari ibi ni ibintu rwose bisanzwe ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi ibye turabibika ibyo agenewe byose turabika icyo tudasiba gukora nuko tudashobora kureka kuvuga izina rye hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe uko tuzabigenza ariko ahangaha ngira ngo niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba nta na rimwe nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi nyuma rero ibirori birangiye turamushaka tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho hari ikintu tumvishe Kemini umva nkubwire Godfather tugomba kureka ibintu bya mediocrity ntago ibi bintu biba bikwiriye ni gute umuntu ajya kuva mu karere ka Nyamasheke directeur wa education ku murenge cyangwa ku karere ibyo bintu atabizi wowe urumva ibyo bintu bifite logique sibyo muri kwanga kujyamo se oya vugisha ukuri nuko mwebwe sinzi ibintu bamuri gutekereza ni gute ibaze nk'umubyeyi aramutse ahamagaye wenda nk'umuntu ushinzwe uburezi ku murenge akamubwira ati baduhamagaye ngo umwana wacu yatsinze bakamubwira ati twege ibyo bintu ntabyo tuzi wowe se urumva uri umubyeyi wafata urugendo ukagenda kandi n'umuntu ushinzwe uburezi atabizi Godfather kubera iki rimwe na rimwe tugenda tugatwikira ibintu kugira ngo tutavugisha ngarukire wenda Keminike yego ko hari abo tujya tubona bajya guhembwa baherekejwe n'abadiregiteri babo niba koko baba bahamagaye umuyobozi w'ikigo directly nako baba bahamagaye umwana ku giti cye abayobozi b'ibigo tubona baba babibwiwe n'iki reka tugende gato yararangana ibintu biroroshye reka tugende gato bwana Sam nawe Keminike ahubwo njye nangiye gusoza point mbere yuko usoza point yawe kankubaza ikibazo wenda uraza kunsubiriza rimwe kuko namaze kukumva Kemini ndashaka kubaza na Sam umubazi n'undi muntu abantu bari kunyuma kimwe namwe ahangaha biroroshye cyane ko dufite umwana mugenzi we turi kumwe nawe wahamaga wakaboneka dufite umwana mugenzi we banganya amanota bari mu cyiciro kimwe bahamagariwe rimwe mbere uko bahamagara abandi uyu mwana w'i Kigali bamenyesheje umurenge n'izo nzego zibanze muri kuvuga cyangwa hahamagawe uretse gato hahamagawe we nimero iri muri systeme arahamagarwa waraboneka ntihabamo kwibeshya ahagerera igihe presence iraboneka mvuge ngo okay ibyakorewe uyu nibyo byakorewe uriya ariko habayeho misunderstanding habayeho miscommunication ibyo ntibisanzwe umuntu nimero bashyizemo abayo kwibeshya barayihamagara yifite ibituruturu bye biba ngombwa ko atuma gahunda ipfa niba uyu w'i Kigali barahamagaye umurenge bagamenyesha inzego zibanze zahatuye iyo protocole igakurikizwa hanyuma undi ntibikorwe aho turi kumwe niba inzego niba gahunda yo muri Ministeri ya Education uko bakora gahunda zabo bahamagara umwana akaza ku cyicaro
banyujije kuri contact yashyizweho y'ababyeyi be n'umuryango we, akaba ari uza, hakaba nta gahunda ihari. Mumbwire muti oya, abandi byagenze ko umwaka ushize haje ababyeyi, haza umuyobozi w'ikigo ndetse n'umurenge, byarakurikijwe. None uyu munsi kubera ko bitageze nko byari bisanzwe bigenda, oya, gahunda yabo iriho ni none, ahubwo muze kunenga muvuge ngo gahunda minisiteri ikoresha ntabwo ariko byakagombye, turumva yakagenzura icyo n'inzego zikabimenyeshwa zibanze, ariko gahunda ya minisiteri ikora itya according ku bindi byatambutse. Minisiteri ikora itya, bakoresha contact z'umuryango w'umwana, z'ababyeyi, hanyuma umuryango niwo ukenewe n'umwana. Inshingano z'ikigo ziba zararangiye mu gutanga ubumenyi no kwigisha umwana. Hanyuma uretse gato, abantu bakenerwa mu gukora seremoni n'ibihembo nk'uko twabibonye hariya. Mumbwire, mwabonye abayobozi b'ikigo b'uyu mwana w'i Kigali baza hariya? Mwabonye hariya? Cyangwa twahabonye ababyeyi b'umwana n'umwana? So niba ibyakorewe umwana w'i Kigali ari ibyakorewe wa Rusizi, murashingira kuki muvuga ko inzego zagombaga kubimenyeshwa, kandi tubona uw'i Kigali haraje umwana wenyine hatarigeze amenyeshwa inzego z'ibanze? So twumvikane ari iki kintu mushaka gukora. Ahubwo muzajya inama, funga mike yawe Enoki, mujye inama cyangwa mutange ibitekerezo, muvuge muti ariko rero minisiteri uburyo bukoreshwa bwo guhamagara ababyeyi akaba baza mu birori bakamenyeshwa ko umwana yatsinze, n'ubuyobozi bw'ibanze bukeneye credit ko mu gace bayobora cyangwa mu murenge cyangwa akagari n'akarere bayobora hari umwana wabonye bageze ku rwego runaka, cyangwa ubonye iyo credit, unabahagarariye ubahesha icyubahiro, babimenyeshwe. Ariko niba minisiteri y'amasaha ivuga ngo umuntu ukeneye credit, umuntu ukeneye kubimenyeshwa ni umubyeyi w'uyu mwana n'umwana, ikigo n'ubusanzwe gisanzwe kibizi kuko nicyo cyatanze raporo y'amanota y'umwana. Turi kujyana, wasanga maybe mu bundi buryo muza gusubira inyuma. Niki kigo gifite uburyo gihabwa agashimwe na minisiteri nk'abantu bareze neza umwana, ariko muri presence muri minisiteri, muri iyi mihango ikorwa, abakenewe ni umwana n'umuryango we, nibo bagaragara hariya imbere ya podium. Tugende gakeya rero, mureke gufata ibintu bitari bisanzwe bikoreshwa ngo none mwambwira ngo byari bisanzwe bikorwa gutyo, inzego zikabimenyeshwa, byageze kuri uyu mwana birahindurwa. Siko biri, gahunda niko isanzwe ikorwa, bahamagara umuryango w'umwana n'umwana bakaza, bikagera nkuko muri kubivuga. Turi kujyana rero, mwishaka uretse gato my brother, mwishaka gufata imikorere ya minisiteri ngo mushake kuyinenga mugendeye kuri iki kintu cy'uyu mwana cyangwa iyi misunderstanding yabaye kuri uyu mwana, muvugiye ko bakoze amahano kuri uyu mwana. Oya, niko gahunda yari isanzwe bwana Sara. kandi wari wayihinduye Oya, kwemeza ibitari byo. Godfather njyewe mureke ndangize ntuzayanjye n'ubundi ntago natsinda abantu nyine mwamaze kwisetingamo ibintu mushaka kwishyiramo. Njyewe nababwiye ngo birashoboka ko umubyeyi cyangwa umwana agomba kuva mu karere umuntu umushinzwe atabizi. Umuntu umushinzwe atabizi? Yego. Ariko uri muzima. Kuko mwebwe impamvu kereka niba Nesa ari ikigo cya tombora, reka baretse mubwire. Ntabwo nibiranya namwe. Uretse gato bwana Kiminiki. Ahubwo se breka reka umuntu ajya kuvuga nawe umuturage twakuretse ukavuga. Niba Nesa ari ikigo kiri kuri central level, kijya gukominikana n'umuturage wo hasi gute? Kiminiki. Ntabwo tukiri uretse gato, ntabwo tukiri ku ngoma ya kera aho umuntu yavaga mu ntara yavaga uretse gato sinzi impamvu murimo murabifata ntabwo byemera, ntabwo uza kutubwira ntega amatwi uretse gato guhamagara directeur wa education mu karere, my brother, directeur wa education mu karere ukamubwira ngo umwana uyu n'uyu wiga ku kigo iki n'iki yaratsinze. Ntago ari ibintu bigoye, ni communication imwe utiriwe ujya kuva. None se ubwo reka nkubwire, uyu mu state minister urimo aravuga ngo bahamagaye ngo umubyeyi inshuro zingahe. Ubundi ako nakazi bagakwiye kuba bakora inshuro zingahe, cyangwa bahamagara directeur wa education umwe, directeur wa education ariko iki ko bangaba bahamagarwa ibindi byose bakazabona ibintu byatunganye. Reka nkubwire ikibazo cyanyu nyine niba ari niyo approach bakoresha, iyo approach irapfuye, niyo kwirirwa irushya abantu bashinzwe communication. Temunike ni Godfather wayemeje, ariko ntabwo nayemeje, ndakwamaganye. Ni wowe uri kuyemeza, ndabizi ibyo bintu ntabwo ariko bikorwa. Ntabwo ariko bikorwa. Nibyo yavuze nawe ni ukuri, kandi numwe mu bahanga tuzi na Sam Kabera. Ariko ndashaka kugenda ku cyo Godfather agiye pushinga Osokimu yanze kwemera. Impamvu nanjye mwazanye nuko
ngira ngo bisobanuke. Oswakim niyo muntu ukunda gukosora ikinyarwanda ku bantu bakivuze nabi, yagiye abivuga kuri MC asa nk'umuvugira, ariko bikwiye kuba clear. MC yavuze ikinyarwanda kitari cyo, ariko mbivuga nanjye nk'uko Oswakim akunda kubivuga. Koko biriya bintu biba byateguwe, hari n'inyandiko mvugo iba yateguwe nk'uko Oswakim yabivuze. Yagomba kuvuga ngo aba mbere ni babiri, navuga ngo uwa mbere ni kanaka. Ni ukuvuga ngo wa mugabo avuga ngo inyenyeri ngo yatwikiriwe, inyenyeri yatwikiriwe niyo uriya mwana wari uhari, wavuzwe nk'uwa kabiri kandi nyamara ari uwa mbere. Koko yagomba kuvuga ngo aba mbere ni aba bakurikira, umwe akavuga uwa mbere, akavuga Leontine cyangwa se Isimbi. Koko nta nubwo atwereka yuko bakurikije index number nk'uko babivuze, oya. Nta nubwo bakurikije alphabet, oya. Koko nabyo bakaba bisobanura, akavuga ngo aba mbere ni babiri, ariko dukurikije alphabet cyangwa dukurikije index number, turabanza Leontine twamenya amakuru yuko atari yahagera, undi ukurikiyeho ni Isimbi, we arahari. So MC yagiye ahuzagurika nk'uko Godfather yabivuze, yatinze cyane kuri uyu mwana utari uhari. Niba ari uko nawe bashobora kuba baramutengushye, uzi kuba uri MC ukavuga umuntu ukabanza kwisegura ko adahari, bisa nkaho nawe yatengushwe kuvuga umuntu udahari. Ariko ntago uriya mwana utari uhari bigize bamubangamira, ahubwo babangamiye wari uhari, wavuzwe inshuro ebyiri ngo ni uwa kabiri. No mu buryo bwose, mu ndimi zose, abantu bibanganyije bavuga ngo, turi no muri primaire murabizi, bavuga ngo umwanya wa mbere ufitwe n'abantu babiri, umwe ni Oswald, undi ni Godfather. Ariko uriya mwana bamuvuze ngo wa kabiri, byatumye abanzi bifuza ko u Rwanda buri gihe rwagara nabi, ruza muri darkness, bose bazavuga ngo reka n'ubundi Isimbi yabaye wa kabiri, Isimbi yabaye wa kabiri, kuko MC niwe wabahaye iyo ndirimbo yo kuvuga yuko Isimbi yabaye wa kabiri. Okay, nta kibazo, byasobanutse. Ariko mwumve yuko abantu bose inyangarwanda ziragendera ku ijambo rya MC yavuze yuko Isimbi ari uwa kabiri, nyamara yagomba kuvuga yuko bombi ari aba mbere. Navuga ngo Leontine ni uwa mbere ariko yabuze. Reka njye ku mpamvu rero iyo kubura. So nimuvuga inyenyeri yabangamiwe, mwumve uriya mwana Isimbi banganyije amanota bombi, ibya index number na alphabet ntacyo bivuze, kuko bombi banganyije amanota, bombi ni aba mbere mu gihugu. Reka njye ku mpamvu ya Leontine wabuze. Bigaragara yuko mu byumve neza, hano hari inzego, buri rwego rukora mandate yarwo. Mineduc ifite mandate yayo, ishinzwe police no gutanga icyerekezo. Hari REB ishinzwe ubuzima bw'amashuri umunsi ku wundi, niyo ishyiraho abadiregiteri, niyo ibahindura, niyo itanga transfer z'abarimu, niyo yemeza abarimu. NESA irakosora, itegura ibizamini ikanakosora. Iyo imaze gukosora, iha izindi nzego zishinzwe gutegura uriya muhango. Muri make hari urwego rushinzwe gutegura uriya muhango. NESA akazi kayo nako gutanga ibizamini, nako bishyira muri systeme, ni mandate yabo bakurikiza. Ariko uriya muhango hari department ishinzwe kuwutegura, yaba iri muri REB, yaba iri muri Mineduc. Ariko mwumve yuko REB ari ishinzwe za nzego z'amashuri, guhera ku burere, ishinzwe amashuri ku burere, ukazanamo ba vice mayor bashinzwe affaires sociales, bana amashuri arabareba. Bigaragara yuko MC arimo kuvuga yabaye nkaho avuga ngo abantu, naya ni amagambo yanjye, abantu bashinzwe gutegura abana, abantu bambwiye ko umwana atarahagera, nahagera muze kumbwira ko yahageze. So ni ukuvuga ngo hari abantu, hari department yo muri REB yari ishinzwe gutegura biriya bintu. Iyo ngiyo niho buri gihe umuyobozi wacu, umuyobozi w'igihugu akunda kuvuga inzego zidakorana. Iyo inzego zitakoranye neza niho haza ari amakosa.
koko na Menedike birumvikana niyo igomba gutukwa, niyo igomba gusaba imbabazi, ariko mwumve yuko abantu bashinzwe gutegura bari abanyeshuri bakamenya yuko baje, akamenya ko yahagereye igihe, koko bakaba banabimenya mbere yuko wa munsi uba, mbere yuko uriya munsi uba, abashinzwe ako kazi bakabaye bamenyesha yuko abo bana bose ejo bazaza, cyangwa se baraye na Kigali abava mu ntara. So murekeye gufata ikosa ngo muri igihugu, muri rya minisitiri, muri rya Menedike, nibyo hari igihe ushobora gusaba imbabazi wowe utakoze ikosa, ariko abantu bashinzwe gutegura bari abana no kumenyesha yuko bageze hariya nibo bakoze ikosa. Nk'abanyamakuru muzi guperereza, mugende muperereze mumenye abari bo. Ikibazo gusa nko Asokima yabivuze, ndemeranya nawe, Menedike yakaba yarashyizeho umucyo. Uyu munsi impamvu hari icaguranye nyinshi cyane yo kubazanya, nuko nta mucyo watanzwe. Bakabe babakiriya ibi bintu rwose inzego zibimenye, bakavuga ngo habayemo kwibeshya, abantu bateguye uyu muhango ntago bigize babwira akarere, cyangwa se babwiye akarere ariko basanga umuyobozi ushinzwe amashuri ntago ahari, cyangwa se basanga visi meya ntago ahari, cyangwa se twabwiye visi meya birangira atabwiye iri shuri, directeur w'ishuri. Kurumva harimo inzego nyinshi, harimo Menedike, harimo rebu, harimo uburere, harimo ishuri umwana yigaho. So iyo haza kubitangazo riri kiriya nko Asokima yabivuze, uyu munsi ntabwo habaye hakaba hari ziparapara. Rivuga ngo mutubabarire, habayemo kwibeshya, umuntu babwiye ugomba kubwira umuyobozi w'ikigo cy'umwana yigaho, umuyobozi w'ikigo agashaka ababyeyi b'uyu mwana, ntabwo byagenze neza. Umwe yarabuze, bituma umwana atabimenya, bikaba kiriya. Ariko mwe gufata Menedike yakoze ikosa, abayobozi baveho, ntabwo ari byo. Hari igihe mu nzego zikorana nsoza habaho urwego rumwe rudakore ibikwiye. Urwo rwego nk'uko Asokima yavuze rwakaba ariko rubibazwa. So mu nzego zikorana buri gihe barabivuga, hari igihe usanga zidakoranye neza, bikarangira hari umuntu wibeshye. Ariko nanjye soreza kuri iki kintu, bino bintu buri gihe uko babayeho gutegura uyu muhango w'isi wo wa mbere, bajye bamakinga sure yuko ibyo bateguye byuzuye neza. Ubushize hari umwana wabuze, Godfrey mbikubwiye kino kintu ntabwo wari ukizi, wari simbizi. Ubushize hari umwana w'umuhungu wabuze, abuze nta muntu wabyitayeho. Nyuma yo baza gutelefona ababyeyi, umubyeyi arabwira terega nta nubwo turi mu Rwanda, twarigendeye, twagiye ahantu muri ka vacances. So nta muntu wabivuze, nta Nyarwanda zavuze, kuko basanze umwana isavuze ngo twagiye gutembera hanze, bumva ko umwana w'umukire. Nta parapara yabaye, kubera ko bumvise ko ari umwana w'umukire ukuntu, nyamara ahise Mukabera ashobora kuba atarabivuze. Impamvu abo bose bavuze nuko MC yagiye avuga ngo namenye ko umwana wawe wa mbere adahari, namenye ko umwana wawe, nyamara ntago ari byo. Yabaye uwa mbere, ari impanga ebyiri, yagomba kuzivuga zombi, akavuga n'impamvu wenda ko undi atabonetse. Reka cyangwa niba kwisubiramo, ariko mwumve yuko ziriya nzego ziratandukanye. Hari urwego rushinzwe gutegura uriya muhango. Abanyamakuru mugende muperereze, mumenye urwego n'uruhe, amakosa yabaye n'ayahe, kugira ngo mumenye aho amakosa muyereka. Murakoze. urakoze cyane. Godfrey, Hari iribagiza waje kare, ndakumva. yego murakoze kandi muraho neza mwese. Uraho. Icyo nshaka kuvuga, ndashimira Sam Kabera wabaye imboni y'abanyarwanda twese, ndashimira Oswakim, ndashimira Godfather waduhaye platform. Icyo mvuga, muri REB harimo ishami rishinzwe communication, niryo ryakabaye ryarahamagaye uriya mwana, kubera ko amanota aba akiri ibanga, ntabwo bahita bahamagara wenda nka mudugudu, ariko akimara kumubura aba yarahise amenyesha urwego rumukuriye, akarubwira ikibazo yahuye nacyo. Ikosa rya mbere yakoze, ntiyigeze amenyesha ko yabuze wa mwana, kugera ubwo MC nyine agera ku munsi w'amanota wo kuyatangaza atabizi, kuko atatanze raporo ngo agaragaze ko habayeho ko umuntu atamenyeshejwe, ngo ahabwe uburenganzira bwo kubwira akarere kamumushakira, kuko impamvu binyura ku babyeyi, amanota aba akiri ibanga. Ibyo bintu turabizi twese. Ikosa rero yakoze, ntiyigeze amenyesha urwego rumukuriye ngo arubwire ati nagize ikibazo, nabuze umuntu,
none mumbwire indi nzira anyuramo kugira ngo tumenyekanishe ko umwana agomba kugera hano. Iryo ni ikosa rya mbere. Irindi kosa nabonye ni kuri Twitter ya Sam. Hari ahantu Mineduc nyine yaradukoshonnye, ntabwo iba yarasubije kuriya, iba yaragaragaje nyine ko umwana, kuko ikintu Sam yavuze nyine uwo mwana ntiyagaragaye, nubwo bamuvuze ariko ntitwamubonye. Hanyuma ikindi kintu, hari ahantu MC avuga ngo uwa mbere akavuga Leontina, akongera akagaruka avuga ngo aba mbere ni babiri. Ni ikosa nyine, nta muntu udakosa, ariko n'ubundi mu busanzwe abarimu iyo turimo bari kuvuga amanota ugasanga abana ari babiri, byanze bikunze tuvuga uwa mbere n'uyu, ariko ushobora kuvuga ngo nashingiye kuri alphabet, cyangwa se ukavuga ngo njyewe nagendeye ko ku giti cyanjye nashingiye yuko aba bana nubwo ari babiri bose babaye aba mbere, harimo uwo mbona wazamuwe n'isomo ntavuga ko rikomeye, niyo mpamvu bimuvuze nk'uwa mbere. Ntabwo nzi we bo icyo bashingiraho bavuga ngo aba mbere ni babiri, wenda bakaza kuvuga ngo uwa mbere yari uyu, bo sinzi factor bakoresheje. Hari aho MC nawe nyine yaribeshye nk'ibisanzwe, ariko ni ikosa bakwiye kuzaza bagashyiraho umucyo, bakatwereka uko byagenze. Ntabwo ndi buvuge ngo bazongera bakora ibindi birori, byo biragoye, ariko bakwiye kuzadukorera ikintu kigaragaza nyine ko hari ibyo bakoze bitagenze neza, bakanatwereka kandi nanone uriya muntu wakoze ririya kosa ryo kuba umwana ataragaragaye hariya byarangiye bite nyuma y'uko atatweretse ibyo yagombaga gukora. Ni iki cyabayeho? Ntibibe bya bindi ngo nyine byabaye byarangiye ni ikosa turirenge. Ntabwo dukwiye kuba u Rwanda ruhora rusubira mu kintu kimwe kitarangira. Niba hari umuntu ukoze ikosa, njye nemere 100% ko yakabaye abiryozwa, kuko ririya ni ikosa. Niba murimo murareba platform z'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yabaye iturufu yo kuririraho bavuga ibyo bashatse. Rero uriya muntu wakoze ikosa ryatumye aba bantu babona ijambo, bakwiye kuzamutwereka, bakatwereka n'igihano yahawe, kuko ibyo yakoze nubwo ari ikosa ariko byabyaye icyaha. Bakwiye kuzamutwereka, bakatwereka n'igihano yahawe, kuko ibyo yakoze nubwo ari ikosa ariko byabyaye icyaha. Murakoze. One second. Murebe impamvu umuntu yazanywe na vice mayor Godfrey. One second only. Murebe impamvu vice mayor wa Nyamasheke umunsi bazana Leontine yarahari. Muze kureba impamvu yarahari. Niyo mpamvu Godfrey nagushimye kunuwa umaze kumva iyi video wayise uhindukira mu bitekerezo, ni abantu bakihute ngo bamanike Mineduc, muraza gusanga ikibazo gishobora kuba kiri mu karere. Ariyo mpamvu vice mayor yahise ahurura akazana umwana, ko ni inshingano ze, bugacazana umwana. Rero mushaka amakuru nyukuri, mureke gufata ibihuha nk'iby'aba bandi bagenda bakwiza umva Enoch, ndakumva cyane wamfura we. n'akantu gatoya nshaka kukubwira. Kuriya baje hafi ya bose bari basa nk'abashaka kwereka uriya mwana ko bamushyigikiye cyane, ni mu rwego rusa nko gukora compensation ibyo yabuze kugira ngo babishakire hirya no hino. Naho ari umuyobozi wabo umwe ntari buvuga icyo ashinzwe muri kara karere, ejo tuvuye mu kiganiro cya mu gitondo kuri Radio 10 wampamagaye anshimira kubera nyine ikiganiro twari twakoze tubwira minisiteri kugira geste ikora yo guhoza amarira uriya mwana, anshimira ko tubafashije. Ni ukuvuga ikosa muraza kumva igihe nikigera abayobozi barabyivugira aho ryabereye, kandi ni irya zamani riza kugira ingaruka ejo bundi. Reka noye gucikwa kuko ndindishijwe igisembe kandi ndimkize. Okay, urakoze cyane. Reka twakira abandi. Ndatekereza Enoch ntabwo wihanga. Enoch mute your mic. Urakoze cyane. So ndatekereza ko ntabwo tumaze umwanya uhagije, ntabwo tuza kuvuga ibirenze ibyo twavuze. Ndatekereza byashyizweho umucyo. Reka dufate umwanya duhereze Sam indabo ze. Sam, kude chapeau kabisa. You did what you have to do. Wakoze ibyo wagomba gukora, subiramo ukore nkabyo, wongere ukore nkabyo. Ukumva iki ngiki nicyo bita ubwisanzure muri rubanda ndetse no mu itangazamakuru. Kude chapeau. Y'abarwana baraguhereza indabo. Ntekereza ko na minisiteri
ya education itaza kubyakira nabi, oya Godfather, nawe bigufate nabi. Yesa. nkubwira ikintu kuri Sam Kabera. Sam Kabera ni umwarimu wigishije imyaka myinshi, araza kubikubwira nubishaka. Sam Kabera sinzi ikibazo cyabaye ku ishuri ryabo, bashaka kumujyana mu nzererezi Iwawa. Tuvuze induru, tuvuze iy'abahanda, baramugarura agarukira kuri Kopirake hari i Rubavu. Sam, Ntekereza ko aricyo Karame. cyatumye aba umuntu ukorera abandi ubuvugizi, kuko natwe twabumukoreye nk'abanyamakuru. urakoze Ubu ntakiri umwarimu, ni umunyamakuru, reka ibindi abyivugire. urakoze nubwo wenda ari ibindi Uswakimu ahise azana, ariko Space isa nk'iyarangiye, ni ukugira ngo yego, tuyisoze neza. ni ukuvuga ngo njyewe hari muri 2016 icyo gihe nari nkiri muri education, ni nibyo nize. Icyo gihe rero hari ishuri ryari hafi y'aho nakoreraga, hibwe mudasobwa. Iryo shuri sinarikoreragamo, noneho ryibwemo mudasobwa mu gushakisha abantu, kuko ryari ishuri riri ahantu mu cyaro. Barimagina, baravuga bati ibyo aribyo byose hari abantu batuye muri bino bice baba bafite skills cyangwa bafite ubumenyi kuri computer. Icyo gihe rero nibwo nafashwe sitasiyo ya Kicukiro, mvanywe mu cyaro, ibaze gukurwa mu cyaro cya Rulindo ukajya gufungirwa i Kigali kuri sitasiyo ya Kicukiro. Bizamo ibaze gufungwa mu gihe kigera nko mu mezi nk'atatu, nta dosiye ufite. Buri gihe nkajya mbaza nti se bimeze bite, hari izina ry'umupolisi bambwiraga, buretse ko ubu ngubu niyo dosiye n'ubundi niyo yaje gutuma bamwirukana. Yari afite inyenyeri 3, ntabwo muvuga, afite akabari kameze neza mu mujyi wa Kigali. Hari n'igihe njyayo rwose akanseriva atanzi. Noneho muri uko gufungwa gutyo, nageze aho njyanwa Gikondo kwa Kabuga. Buriya nibiba na ngombwa amakuru yo kwa Kabuga mba nyazi neza cyane nk'umuntu wabayeyo. Noneho nyuma bagera igihe banjyana, bapanga gahunda yo kunjyana Iwawa. Nibwo ba Uswakimu icyo gihe bakoraga kuri studio bantabarije. So urwo rugendo rwose rero, nyuma yo kuruvaruka ndukize, nibwo navuze ntari ku bundi, nyuma y'uko nize kwigisha nkaba ndi umwarimu, ni iki kintu nanjye nazakorera abantu bakajya bavuga bati uyu muntu natwe arimo gufasha sosiyete. Nibwo nahise ndeba mu myuga ihari, mbona uwundi nakora nyuma yo kuba ndi mwarimu ari itangazamakuru. Nanashimira cyane Uswakimu, ni umwe mu batoza banjye rwose. Nta nubwo ari no kuvuga ngo ni umwe mu batoza, ahubwo ni umutoza mukuru, niwe role model wanjye. Niho ahantu nahise mfatira, ndavuga nti uyu munsi ndatangira nanjye mvuganira abantu batagira kivugira, kuko nari maze kubona uburyo akarengane kabamo, uburyo umuntu adashobora kukikuramo mu gihe yakagezemo, ahubwo akarengane ugakurwamo n'abandi bantu. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo muzajya mukunda kubibona yaba poste zanjye, hari abashaka ari naho hantu nshaka kwiyamira ibigarasha. Ndabizi bamwe biri hano birakurikiye, ntibikajye bihirahira gukoresha ibintu byanjye cyangwa se ibyo nakoze by'ubuvugizi bashaka kubigenda babikoresha, kuko akenshi njye mu byo nkora uzasanga ari ubuvugizi, ari abantu barenganyijwe. Donc ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo muzajya mukunda kumbonaho. Ariyo mpamvu njyewe nakurikiranye uriya muhango wose nkareba, avuga ntariko uyu mwana Leontine ari hehe, yabuze ate, byagenze gute. Nkatangira urwo rugendo. Inimero ye yagombaga kuboneka itari yabonetse kare kose,
ntabwo byigeze bintwara iminota irenze 5 nari namaze kuyibona, kandi nk'uko mwagiye mubivuga namwe ndabashimira. Abantutse baba barantutse, ibyo ngibyo maze kubimenyera, kuko kenshi nkunda kuvuga ibintu abantu benshi bamwe bagiye banga kuba bavuga, cyangwa se baba babona yuko biri buze kugira uruhare mu kububikira imbehe, mbivuge gutyo. Ibyo rero bijyanye n'ibitutsi byo navuga ngo bimaze kuba ifunguro ryanjye rya buri munsi, umbanza ari nabyo binambyibushya. Nkaba mvuga ngo naho ngaho nuko Swakimu yarabaye nk'ushaka kugira ngo tubivugeho. Ndabashimiye, kandi Godfather nawe ndagushimira. Utanga umusanzu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu bamwe baba batabibona, abandi ugasanga nabo bashaka kuvuga baturiya afite abakorera n'ibiki, ariko njyewe ku giti cyanjye ndagushimira. Urabizi space zawe nkunda kuzitabira, ndagushimira cyane. Murakoze. Urakoze cyane. Reka nongere nshimire by'umwihariko. Njye buriya biba byoroshye cyane kugira ngo umenye imva n'imvano byaranyoroheye Yesu nkimara kumenya ko urimo, niyo mpamvu nifuje ko waba uraha, kandi thank you so much kuba wabaye muri iyi space. Reka tugaruke gatoya rero. Impamvu nyamukuru ndabisubiramo, ndabwira izi kosho de la forêt, mujye mureka abashima ibyakozwe byiza aribo bananenga, nkuko Sam Karenzi Sam Kabera aba yabibonye gutya akavuga ati no, bimeze uko bimeze, Clement mwamwumvishe n'abandi statement cyangwa baraza kutubwira uburyo ibi bintu biri buze guhebwa ubugororangingo. Kiranga reka banze kishema gatangazo gato cyangwa ka publicité gato ku bantu bakoresha urubuga rwa X. Ndabibutsa cyane nashaka kumenyesha ko gatanu mfite space especially ku bantu bakomoka mu burasirazuba bwa Congo, ntimuzabure mfite space aho tuzaba dufite umutumirwa cyane. Ndaza kwibutsa abantu bari mu Rwanda, kuko uyu muntu nza mutumirwa azafite bari mu Rwanda. Ibindi ndashaka kugira ngo mubyumve kugira ngo ntimuzabure. Bimeze biti, tuzaba turi kumwe nande. Tega amatwi hano. Abatutsi bo muri Congo bamaze imyaka myinshi bakorerwa ihohoterwa, iyicarubozo no kwicwa bazira ubwoko bwabo mu gihugu cyabo, kandi ibyo babikorerwa n'ubutegetsi bwa Congo bufatanyije n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'iyo hanze. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani, igitabo cyari gitegerejwe na benshi cyitwa Menya amateka y'ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Congo Kinshasa, cyanditswe na Munezero Willy. Byinshi impuguke mu by'amategeko kizamurikwa muri Grand Legacy Hotel i Remera kuva saa 9 z'umugoroba. Iki gitabo gikuyemo amateka y'abatutsi bo muri Congo, uko babayeho, barenganyijwe, bishwe, bagahunga, bakagera ku isi yose bazira uko bavutse, amahanga yose abizi kandi abirebera. Iki gitabo kivuga nawe mwese muri gahunda yo kumurika iki gitabo cy'amateka abatutsi banyuzemo kandi bakinyuramo muri Congo kugeza na none. Rendez-vous muri Grand Legacy Hotel i Remera ku ya 28 z'ukwa munani saa 9. Ntimuzacikwe. Murakoze cyane, nizere ko gatanu tuzaba turi kumwe. Wirinze abandi kumwe nawe, tuzaba turi kumwe n'abandi bikunda, ntimuzabure. Hanyuma ibindi muzabyumva muri iki kiganiro, ndetse abari i Kigali cyangwa bari hafi yaho muzitabire iyi ceremony kugira ngo mumenye byinshi n'amateka. Muzabwirwa amateka menshi cyane mutari muzi, ndavuga ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa, ahangaha muzabihasanga. Reka bashimire. Ntegereje kubona Swakimu uza kutubwira indi nkuru cyangwa statement ivugwa. ntabwo ari njye uyivuga, ariko ndaba ndekerereje ku buryo uraburekerereje, ariko uraza kuyitugezaho. Kude chapeau Samu ugomba kugutama. Samu nakasa mutwe ugomba kugutama kabisa. Courage, ngende kumwe nawe. Hanyuma Shimbire mwese abantu twabanye, ariko nta n'impamvu. Reka ikintu mugomba kumenya, iyo tuvuze kuri ministeri cyangwa tukavuga ku kosa ryabaye nkiri ngiri, ntabwo tuba turi kuvuga ibintu nuko bimeze, tugomba kubivuga. So reka bashimire, mwakoze cyane. Babwire ngo Kevinike kwaje ugasoza. Singwe ntashobotse, niko igenda guhereye Mike ubundi bwo gucuruza. Yaman meze neza. ego ko cyane. Na Godfather na Samu
uretse ko hari ahantu nari mbonye kuri RBA barimo baravuga yuko ngo bahamagaye nimero itariyo. Voilà, niyo ibyo nkuru ngibyo ntabwo nashaka bitureba. kubabwira. Yes, urakoze kuyibreakinga byandike gira vuba vuba. Reka sinzi na ya Nibyo, Godfather iyo yimpe video yari yimpe iki. yimpe nibyo nibyo. uretse reka tubirangirize aha ngaha rero Je yimpe ndimo nibereye kuri eh Manchester United nacitswe. Badutsinze nanjye numiwe. bari imipira mu muzima niyo mpamvu nakunda Oscar Sam Tim, Karenzi ntabwo Godfather, ari ibintu byanjye we Godfather, Space we ibyo iratangiye. ngibyo Space iratangiye yego baraye babivuze nimugoroba mu guhura kwa state minister na bari ababyeyi babwiye bavuga donc kosa ryahinduriwe ku kigo yuko mu gukora registration uriya mwana contact yanditswe nabi babyanditse nabi niko bavugaga babivuze n'ibintu bikunda iribagiza funga mike yawe Enoke funga mike yawe thank you ari naho nabivuze mu kiganiro mu gitondo byaraye bivuzwe nimugoroba ubwo bari barimo bakira uriya mwana nagomba mumbere mbirikanye none si ibintu byose igihe twahireye ikiganiro twimatatura kubera ikimutabivuze reka mbabwire rero sasa mu gihe Kevin Katari yaduha audio ya minister Godfather nimo ndamuha video rekanye mu yego reka mbabwire nukuvuga ngo inimero yanditswe nabi ku ishuri mu gihe cyo gususha noneho mu guhamagara umwana hitaba umuntu uri za Ngoma ngo agira ngo n'abatekamutwe bari kumuhamagara ananirwa kuvuga ko bibeshye nimero ahubwo bo bizera koko ngo umwana azaza niyo mpamvu uvuga MC avuga kuriya umuntu ntiyabahakaniye bagira ngo umwana azaza kumbi bahamagaye nimero itariyo yaritabye niyo mpamvu nababwiraga ngo iriya comment iri kuri post ya Sam ivuga ngo Sam ikeneye ikinyoma n'igihuha bagombaga kwisiba bihuse ahubwo bagasobanura ako kanya uko ikibazo cyagenze yego bahamagaye nimero itariyo irabitaba ntiyabahakanira ngo ibabwire ko bibeshye ibumvira ubusa bategereza umwana baramuheba voilà ibindi reka tumve uko minister Godfather yamugezeho ubwo rero